ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Nyuma y'inama yo ku 23 no ku 24 z'ukwa gatanu 2020 yahuje amashyaka amwe yo muri opposition n'imiryango imwe yo muri societe civile nyarwanda, Radio TV ijwi rya rubanda yatumiye mu kiganiro mpaka bamwe mu bari kwisonga mu gupanga, gutumira no kuyobora iyo nama, kugira ngo abagikeneye ibisobanuro kuri yo babone umwanya uhagije wo gusobanuza ba nyirubwite. Abo batumiwe ni ba Bwana Gilbert mwene data na Jean Marie Vianney Ndagijimana. Icyo kiganiro mpaka cyahuje abo bagabo bombi na bamwe mu bari bifuje kugigiramo uruhare ku itariki ya 3 z'ukwa gatandatu 2020. Kubera ko cyabaye kirekire, twagiciyemo ibice bigufi kugira ngo kitazajya kirambira abashaka kucyumva no kugisesengura. Iki ni igice cya gatanu cy'ibyavugiwe muri urwo rubuga rwa twese, rwarimo Bwana Gilbert mwene data na Jean Marie Vianney Ndagijimana, hamwe n'abavandimwe Madame Mutega Chantal, Bwana Yohani Munana, Bwana Nsengimana Daniel na Bwana Mukiza Hesron. Muramuke. Uramuke ho, merci. Yengaho Hesron. Murakoze, ntago ari ikibazo urebye uko turimo no gusoza, ni nko gutsindagira ku kintu kuri Jean Marie, Ambassadeur Jean Marie Vianney. Ubutumwa buri ku mubiri we burampa icyizere ko ashobora kumuhuza, kuko ubona ko yifitiyemo icyizere. Noneho nkaza kugira ikibazo nza nkaho nsa kumubaza, cyangwa se nsa nkaho nsasira akantu hamwe we na mugenzi we mwene data, havuga ati ubwo wabona rino zina ritazwi kuba 94, akaba ndi mutoya mu nkundura ya politiki nyarwanda, muranza kurusuzugura, muranga igihagararo. Ariko burya muri politiki igihagararo nacyo ni ngombwa, gifite cyo kisobanuye, n'amazina afite kisobanuye muri politiki nyarwanda. Kuri ambasaderi, his body language, it gives hope. Nkaba namubwira nti akomeze, nubwo hari utuntu bita political hindrance tumuri inyuma, nko kuba ndamukurikirana cyane, ni umuntu nkurikirana day by day, ahantu yavuze ukuntu yigeze kujya ari ambasaderi, ukuntu yagerageje kujya kuvugana n'inkotanyi zari New York, bavuga ati bashyire habeho icyo bita gasosorofe, habaho agahenge mu ntambara, ariko agahora n'inkotanyi New York zikamubuza kugira ngo akore iyo process. Akaza ariko kwisanga i Kigali muri leta nyine y'inkotanyi. Nkaba namubaza Jean Marie ko kuri Ambassadeur Jean Marie Vianney, kuri ngewe mu mvugo yawe, ukuntu nkora wicaye, harimo icyizere mu mvugo y'umubiri wawe, your body language, yuko ushobora kumuhuza, uko wagenda uvuga n'utuntu nkumva dukomeye cyane, uvuga uti guhuza abantu nta guhuza abantu bari hamwe igihe cyose uzana batari hamwe. That is a powerful leadership, nabikunze. Ariko nkagira akabazo, Monsieur Ambassadeur, kuba amazina cyangwa se position yawe wari ufite muri irya nkundura yo muri za 94, no kuba umuntu uza muri leta y'inkotanyi, ubona bita kugira igikuri muri politike cyangwa se muri initiative watangiye. Ariko kuri ngewe, your body language, ukuntu uvugana confident, ukuntu urushaho kuba more patient, cyane tukoresha ibibazo biri tough questions, ugasa nk'uwihangana, ukerekana leadership skills. Ntutekereza yuko iriya kariya kantu kakujyanye mu nkotanyi kakugira igikuri muri politiki nyarwanda? Urakoze. Bwana Hesron, mu Kinyarwanda sinzi uko nabivuga, ariko mu Gifaransa baravuga ngo au contraire. Hari igitabo ndi kwandika, bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo itandukanyirizo, kwitandukanya. Okay.
mu kinyarwanda cyiza ni gute sime ndumva ari question rhétorique yaravugize ahubwo ni ibindi reka ngusobanurire mu magambo arambuye njyewe ntabwo nshobora kugira ipfunwe ry'uko muri 1994 mu gihe mu Rwanda nari mpagarariye rwayobowe n'abantu bari baje mu mwanya wa Perezida Habyarimana habaye amarorerwa njye narebye ngasanga atari meza yo kwica abaturage mana yanjye yako reka ndangize bose nakurikiye ibyabaye banza ni no mu bantu ba mbere bamenye ko perezida amaze kwicwa kubera ko nari Paris muri ambasade noneho umuryango ugeze inkuru ku muntu nanjye dusa n'abari hamwe mpita mbimenya 2:20 cyangwa 25 ntangira guhamagara i Kigali mbaza ibyo ari byo ndabimenya abantu responsable rero mu gihugu nka kiriya ntabwo ushobora kuvuga ngo perezida arapfuye ngo reka abantu bashire ngo abari gishikira wowe wifuza ko hagaruka ituze kugira ngo hajyaho ubuyobozi bundi bushobora guhagarika ariko rero ntabwo abari mu gihugu se batumye ibyo biba bonyine kuko hari na FPR ku rundi ruhande nk'uko babivuze ntabwo rero nshobora kugira ipfunwe cyangwa kuregreta kuba naramaganye ubwicanyi ntabwo rwose ntibishoboka nagira ngo nkubwire ko nanjye ku giti cyanjye mfite abantu bo mu muryango wanjye bishwe mu matariki ya mbere mu muryango mu gice kimwe cy'umuryango wanjye b'abatutsi bapfuye mu minsi ya mbere iyo bakubwiye bati mukuru wanjye wo kwa mama wacu mushiki wanjye wo kwa mama wacu uzi icyo bishaka kuvuga ntabwo ubanza kureba ngo ubwoko no ni umuvandimwe wawe bwacya bigakomeza wavugana na guverinoma iri mu mwanya washobora wenda wagombye kugira icyo ukora ugasanga bitameze neza wavugana n'abaresponsable bandi narabyanditse cyane cyane b'abasirikare aho gasirikare ugasanga ari ahubwo bifuza ko ubwicanyi buhagarara ariko bakaba banakubwira bati turabishaka ariko guverinoma nta kikora ibyo ngibyo umunsi umwe tuzabisubiramo kuko ntabwo wenda turavuga byose ariko ibyo byarabaye biraba ubutumwa bavuze nogejeje ku nkotanyi nari nabugejejweho na état major de l'armée rwandaise twakomeje gukorana nabo kugeza na nyuma bashaka ko bihagarara FPR irabyanga Daleri ajya gushaka FPR Kagame arabyanga akavuga ati bariya bari kwicwa ntabwo ari abacu ngewe baranasubije ngo abatutsi uvuga bari kwicwa ngo nabo mu Rwanda ngo twebwe abatutsi twaje turwanira n'ab'impunzi zo muri 59 ngo abandi basigaye mu Rwanda no kuba ko bashyikiye Kayibanda na Habyarimana ibyo mugomba kubimenya ariko rero ntabwo biha uburenganzira bariya babicaga kubica njye mvuga ko abisha abatutsi bafatanyije na FPR kurimbura abatutsi kuko FPR ubwo hagati aho yarenyegezaga kugira ngo abantu bicwe kandi naho yari iri byumba n'igice cya Ruhengeri n'ahandi iri nanone nayo itsembatsemba abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi ndetse rimwe na rimwe aho abisanganywe n'abahutu ikabica ibyo ni ibintu bizwi bavuze rero ngo hagiye kujyaho guverinoma nshya ngewe ntabwo nagiye muri guverinoma y'inkotanyi nabyo tujye tubimenya ntabwo ari uko byari c'était pas aussi simple que ça baravuze bati reka hajyeho guverinoma none huriyemo n'amashyaka yewe ngewe nanifuzaga ko nabo muri MRND bajya muri guverinoma nuko FPR yanze ngeze i Kigali nsanga koko nkuko Esrona bivuze ari guverinoma ya FPR ibyo byo ndabikwemereye nsanga ari guverinoma ya FPR ngewe mu kazi nari nshinzwe nashaka gushyiraho abadiplomate FPR ikavuga ngo bariya ntabwo tubashaka
hari nubwo bigeze kuvuga ngo turi mu nama ya leta baravuga ngo ndagije imana ngo ashaka kugarura ivanguramoko nk'irya MRND ngo nazanye abahutu benshi mu badiplomate kandi aribo bampaye les projets et propositions de candidats. Namaze amezi abiri i Kigali narinze ngenda liste y'abadiplomate na proposaga barayanze uko nabijyanaga muri guverinoma barayangaga n'ibindi byinshi abantu bashobora kuzaganiraho ariko nanjye mibonye ntyo mbwira wari warampamagaje ngo njye muri guverinoma ndamubwira nti birangoye ntabwo sinshobora kurahira muri guverinoma. Navuyeho ku itariki ya 3 y'ukwa 10. Muri iyo guverinoma ntabwo nigeze ndahira. Muhe mwaka wavuye mu mwaka 1994 namaze amezi abiri i Kigali. Yes, okay. Hari abakeka ko ngo nari minisitiri igihe cya Kibeho. No. Kibeho uzarebe communique zasohotse zamagana ubwicanyi bwa Kibeho ningewe zisinyaga mu muryango wacu twarashizeho icyo gihe. Nta mezi 3 namaze i Kigali. Nta butwari burimo ariko nakurikije inzira yanjye. Icyatumye kimwe mu bikomeye hari byinshi ariko icyatumye noneho biba umurongo wa nyuma nuko nari ntangiye kubona za raporo kuko ntukeke ko umuntu wari i Kigali yarazi bibera ku Murindi cyangwa muri Byumba cyangwa mu Ruhengeri ntabwo byari byoroshye. Ntitwashobora kujyayo twebwe ntabwo twabonaga za raporo za DMI cyangwa iki ariko barabikoraga bicaga abantu. Ariko aho mboneye raporo ya Loni iriya bakunze kwita ya Garsoni nabyo nta butwari nashyizemo nuko ari ngewe wari ministre des affaires étrangères Kofi Annan akayinzanira bavuga ko muri prefecture 3 FPR imaze kurimbura abahutu 40,000. Robert Garsoni avuga ko ari genocide. Nkoresha iryo jambo nanjye ry'amahanga ariko byari byanditsemo kandi abisobanura ukuntu ubwo bwicanyi bugenda. Ariko aho mbibwiriye abantegekaga nkabona babifashe nabi hazana ko ibintu byinshi cyane hagati y'itariki ya 20 n'uwo munsi nagendeyeho nzavuga umunsi umwe umuntu wese aba afite ubuzima bwe ntabwo najya gupfira ubusa ndi muri guverinoma y'abicanyi ngo noneho ntegereze ko banyica ngo kugira ngo bimenyekane. Naravuze nti reka n'ubundi mbavemo ngende njye kuvuga ukuri kandi barabizi ko nageze hanze byose ndabivuga. Yewe n'iriya raporo Gersoni ninjye wayihaye abanyamakuru fashijwe n'umunyamerikakazi wo muri New York Times na Washington Post. Yasohotse ndakeka le 25 septembre 1994. Bimaze gusohoka niho byacitse i Kigali bati bankoresha ikintu kimeze nk'urubanza rukomeye. Bizimungu na Twagiramungu na Kagame barankumvuka banjyana harya kwa Habyarimana bandega ko nagambanye bandega ibintu byinshi cyane. Iminsi 3 ishize niho nagiye ni Imana nagize. Ariko rero muzi uko babigenza iyo bamenye ko iyo ni depa. Ntabwo rero Esroni ibyo ngibyo uvuga ngo birazikira wenda harabo bizatuma batankunda ariko ngewe ndi fier kuba narafashe position yanjye. Navugiye abatutsi bicwaga igihe bicwaga nkabimenya. Simeho dutangira yavuze ngo nshobora kuba ndi umututsi nabyo ntapfunwe bintera ngewe mfite amaraso y'abatutsi. Oya mfite ho ngaho nuko nzi yuko ariko ntabwo sibyo bituma mfata position nkizi. Wenda nukubera ariko aho mwigeze no gutekereza kuvuga ngo guhangisha ibyitwa ngo abahutsi ngo kugira ngo bigaragare ko abantu bafite amaraso yo mu mpande zombi. Nabyo si bibi ariko nabyo si bibi n'indi debe yongeye umuhutu niba ari fier yo kuba umuhutu hari abavuga ngo pure ngo umuhutu pure ngo ndi umututsi pure. Ngewe ntabwo ndi pure ariko ndi umuhutu nkaba n'umututsi nabyo mu byandike mu mateka yanjye. Murakoze kandi
mu Rwanda kenshi umuntu afata ubwoko bwa se, ibyo ntabwo ari ikibazo. Reka dukomeze, nizere yuko munyuzwe n'igisubizo, Daniel unyuzwe n'igisubizo Jean Marie atanze. Nagira ngo tugane ku musozo. Sinjye bari wabajije ariko iki Nesrone ntabwo ari njye wari wabajije Nesrone ariko twese Nesrone koko ahubwo niwe nari ngiye guha ijambo, nari ngiye kumuha ijambo. ahubwo se wakomereje ngo nkarangiriza aho singaruke. Ngaho irangiza Nesrone niba hari icyanyuma ikindi washaka kugira, hanyuma nongere mbaze Chantal niba ndabigira ubwende kubera yuko yavuze abaye afite ifunwa avuga ati ubu se ndabariza iki ubundi ko nta buransubiza. Bihanganye aba bagabo nuko bashimira. Isaha twari twasezeranye yarenzeho indi saha cyangwa se iminota 45 nibura, ku buryo rero nasaba mukanya naha Chantal ijambo yaba atarishaka nabwo tugasoza, ariko nta kibazo. Reka manze ndangize na Nesrone. Nagira ngo nongere nshimire Jean Marie nyine role arimo gukina muri societe. Nababwiye nyine ko iyo umuntu avuga, ngiye nize communication, iyo umuntu avuga muri ku mubiri we hari icyo bisobanura. Buri imibiri yacu iravuga cyane kurusha indimi zacu n'iminwa. Gukomeza gukomeza iyo ubwo bwoko bwa opposition wafashe bwo kushaka guca bugufi no kwerekana ko ufite ubushobozi bwo guhuza abantu batandukanye. Nkaba nagusaba yenda ko washaka undi muntu mujya kugira ubunaribonye bumwe, kuko wenda abona uri mediateur, yenda ugashaka n'umuntu w'umufacilitateur wagufasha nubwo bari umunyamahanga. Mfite ibyiringiro yuko wampaye ibyiringiro according to your body language ko hari ikintu gishobora kuva muri ibi ngibi. Urakoze rero, muramutse mugize neza. Urakoze, ariko ndagira nkubwire ko buriya Gilbert nuko mutamwumvise neza cyangwa mutabonye igihe cyo kuganira nawe, ndakubwira ko muri we hari inyigisho nyinshi cyane mwakuramo, kuko nawe ni umuntu uvugisha ukuri, nta sujet nimwe atinya kuganiraho. Ikibazo nuko washaka ko avuga nk'ibyo uvuga kandi wenda mutabyumva kimwe. Oya, Gilbert twamwumvishe kandi twanamushimye. Ni umugabo rwose uzi kuganira, no pas question. So ubwo rero wahisemo ko ari wowe wabafacilitateur wawe sofa? Oya, twahuye rwose dufite ibitekerezo duhuje hafi 99%. Arakumenesha amabanga. Ndashaka kuzabatumira mu nama utaha muzaze ibitekerezo byanyu mu bivuge. C'est très important. Daniel, ndaguhereza Simon email yanjye azayibahe, noneho tuzabatumire namwe mu mpiyanyu. Muzampiyanyu nako tubatumire. Murakoze. Cyangwa nanjye nsezere wenda. Oya, Chantal. Ariko reka tubanze twumve Chantal. Oui. Murakoze. Ngiye nagira ngo nshimire Jean Marie na mwene data. Nagira ngo ariko nongeraho ikintu mbwira mwene data, nanjye mwene data nkomoka mu bwoko bw'Abatutsi, ariko singira ipfunwe ryo kubivuga ko ndiwe, singira n'ipfunwe ryo kuvuga ko kuva bigitangira ko nzemera jenoside yakorewe Abatutsi, nihemerwa ko habaye na jenoside yakorewe Abahutu. Ndavuga nuko nababaye n'abandi ko bababaye. Ibyo bintu singiye kubesha, nge ndabivuga, nabizize muri famiye. Hari abatakimuca kubera iyo position yanjye, ariko nzayikomeza. Ntabwo nzavuga ngo ngenda narababaye undi no kumva akabaro ke, ariko ngewe ndi no kuri kote y'umuntu urengana. Abatutsi barabaye koko baratwicira, baricirwa, n'Abahutu bariciwe. Ariko ikibi nuko kugeza no kuri uyu munsi Abahutu benshi nibo bakurikiranwa, kandi si n'ukubera ko sukuvuga ngo yego n'Abatutsi baricwa n'iki, ariko baragenda no mu mahanga bakajya kubakurikirana bavuga ngo tubabuze, tubatera umushagararo, n'abagizwe abere dukomeze tubashagarare.
none n'abariya abana babo babavutseho ngo bafite ingengabitekerezo nta bana b'abatutsi bakurikiranwa bavuga ngo bafite ingengabitekerezo naho njye mvuga nti iki kibazo mugifate oseriye nkagaruka ku kibazo cyanjye nabajije elasticité navugaga za materiyo zubaka ya pont cya kiraro nta elasticité irimo materiyo zifrota cya kiraro twatangiye kugira ngo kiturohe hasi ndabasabye aho navuze ngo ngewe byaba diplomate ni iki nta muntu utabyumva iyo umunyapolitike benshi batangiye kuvuga bakajya mu bintu bya diplomasi kugira ngo bacishe ku ruhande bagize ikibazo n'iki byose hari abenshi bagerageza bakagustopa ntushobore kubivuga niho nkundira kuri radiyo ya Ijwi ry'Rubanda araduha umwanya tukabivuga tukakubwira umuntu akamubwira ati bisidene n'ibyo uvuga abandi baragustopa bakagukupa bakakubuza nagira ngo nyamuneka niba koko iyi proje mufite yo kubaka iki kiraro ni proje nziza koko ntawe utayihikira ariko ndabasabye murebe mwite kuri elasticité ya za materiyo zigiye kubaka iyi pont ni ikintu basabye kuko ni mu bintu bya politike bizongera bidute mu cyobo kandi ntihazagire uvuga ngo yewe sinenda ngo sigewe ngo hari proje umuntu arazitahira zigapfa akenshi zipfa kuko arabase hari ibintu biba byavuye kugira ngo umuntu yikorere iyi proje tugende tujye mu bintu byiza biri aho bigenda neza ariko twirengagije twanze kubivugaho ngo turi abanyarwanda ngo twese ngo dufite amahistwari yacu yego ko nibyo ariko histwari zirarutanwa mu cyiteho kiriya kintu cya elasticité sinzi ko nakita mu Rwanda. Chantal urakoze icyo nanjye nemeranya nawe ni kimwe nuko ubwo buryo uko tumeze nk'abanyarwanda by the way mu biraro tuvuga turimo kubaka uravuga ikiriya wise elasticité sinzi ko umuntu yakita mu kinyarwanda ariko ndabyumva ko ari nk'ubushobozi gikwiriye kwigiramo kugira ngo kitariduka kubera uburemere butandukanye bw'ibyakinyuraho umva rero icyo ngiye numva kandi nemera nuko iyo duhuye nk'abanyarwanda duhura dutandukanye n'imyumvire ku bibazo byaranze u Rwanda turatandukanye cyane kandi tugomba guhura malgré uko gutandukana kwacu emwe wenda ari nacyo gituma hari igihe dushobora guhurira nk'ahangaha wenda Simeon yaba yaduhostinze umuntu akumva wenda nakabaye numva ibintu nkawe ariko kubera yuko ejo hari n'undi uzaduhostinga nawe akumva ashaka ko numva ibintu nkawe bituma kugira ngo wumve ibintu nka buri wese wahinduka uruvu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo hari igihe muhura n'abantu mukemera yuko uko gutandukana kuzahoraho kandi kuzahora kuturanga nk'abanyarwanda hano rero wenda ari nacyo navuga yuko ari ku bantu badukurikiye hari ushobora kuba yarebye wenda akavuga umwe muri twe yabangiwe cyangwa yabajamare yakumva ntabwo yumva ibintu nkawe urwo ni rwo Rwanda u Rwanda tugomba guhuriramo abanyarwanda tugomba guhuza n'abanyarwanda batumva ibintu kimwe emwe aho niba wenda hari n'umuntu wumvise yuko uburyo nshobora kuba navugamo ibintu budahuye n'ubwo ashaka Jean Marie niwe yageze kubivuga hati ubundi abantu bahura n'abantu nyine batandukanye n'abantu basanzwe batari kumwe ngewe uwo muntu naba numva ko ari we dukwiriye guhura tukaganira so nuko tubyemera byumvikane ko intego y'iki gikaniro wenda ntibyaro kugira ngo twumve ibintu kimwe na buri muntu kuko u Rwanda natwe twumva abanyarwanda dushaka guhuza ntibumve ibintu kimwe so ndagushimira kuba umbwiyeho gatoya ku mateka yawe kandi ngashimira n'uyu mwanya twabonye kugira ngo tubiganireho mu gutandukana kwacu tukumva yuko bitwereka nibura isura y'abanyarwanda twifuza ko bahura murakoze murakoze cyane ndakeka ko twavuze byinshi hari abandi bagiye bohereza ibibazo cyangwa se commentaire n'iki byose ariko si nta mwanya dufite wo kubisoma byose cyangwa se kubivugaho byose. Icyo cyari igice cya 5 cy'ibyavugiye mu rubuga rwa Twese rwavugaga ku birebana n'inama yahuje amashyaka amwe yo muri opposition n'imiryango imwe yo muri societe civile nyarwanda. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.